Incamake z'igitabo cya Yobu. Iki ni igitabo abantu benshi bashobora kuba batwarwa n'inkuru zikirimo bikaza kurangira bahushije ubutumwa nyirizina iki gitabo kitugenera. Iki ni igitabo gitangaje kubera impamvu nk'enye ngiye kubabwira. Icya mbere, ubona ko iki gitabo ntaho gihuriye na Isiraheli, kuko iki ni igitabo cy'umugabo wabaga mu gihugu cyitwa Uzi. Icya kabiri, Yobu uvugwa muri iki gitabo nawe ubwe si umwisiraheli. Icya gatatu, iki gitabo ku bantu twagiye tubana mu zindi video z'ibindi bitabo, ubona ko iki gitabo nta hantu gihuriye n'amateka ya Isiraheli. Icyo ubona ko ni igitabo ubwacyo cyihariye ku rundi ruhande. Icya kane, nk'aho ibyo bidahagije, umwanditsi w'iki gitabo ntago yivuga. Hari bamwe batekereza ko iki gitabo gishobora kuba cyaranditswe na Dawidi kuko cyanditse mu buryo bw'ubusizi kandi nawe Dawidi yari umusizi. Hari n'abatekereza ko iki gitabo cyaba cyaranditswe na Yobu ubwe. Hari n'abatekereza ko gishobora kuba cyaranditswe na Elihu yari inshuti ya Yobu. Hari n'abatekereza ko gishobora kuba cyaranditswe na Mose igihe yahungiraga i Midiyani. Haravuga ko iki ari cyo gitabo cya mbere Mose ashobora kuba yaranditse. Gusa ntabwo ari twe tuje guca iteka wenda tuvuge ngo umwanditsi ni uyu, ahubwo umwanditsi ubona ko yacyanditse afite impamvu atashatse kubihuza n'amateka y'Isiraheli kugira ngo twibande ku butumwa nyirizina bw'iki gitabo. Mu yandi magambo rero, ntabwo ari twe tuje guca iteka ngo cyanditswe n'uyu cyangwa n'uriya, ahubwo natwe twibande ku butumwa bw'iki gitabo nk'uko umwanditsi atashimye ko hazamo izindi detaye ziturangaza. Bityo reka natwe twibande ku butumwa nyirizina iki gitabo kitugaragariza. Tubahaye ikaze muri iyi video aho tugiye kurebera hamwe incamake z'igitabo cya Yobu. Igitabo tugiye kwiga uyu munsi ni igitabo cya Yobu. Iki gitabo kugira ngo kibashe kukorohera kukiga, wakigabanyamo ibice bine. Iki gice cya mbere twavuga ko ni umwinjizo w'igitabo cyangwa se introduction. Twavuga ko nanone ari intro. Ni ukuvuga ngo ni umwinjizo w'igitabo. Ni ukuvuga ngo ni aho bakwereka case y'aho igitabo kiri kuganisha cyangwa se icyo bagiye kuvugaho muri icyo gitabo. Igice cya kabiri ni ibiganiro bya Yobu n'inshuti ze. Yobu n'inshuti ze. Igice cya gatatu naho tuza kubona Yobu n'Imana baganira. Igice cya kane twavuga ko ari umwanzuro w'igitabo. Ngibi ibice bine tugiye kuganiraho muri izi ncamake z'igitabo cya Yobu, ku buryo n'ubutaha uzajya ugisoma uzajya umenya ubutumwa nyirizina buri muri iki gitabo. Nk'uko twabivuze, dufite icyitwa umwinjizo. Uyu mwinjizo uzawubona guhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya kabiri cy'iki gitabo cya Yobu. Uyu mwinjizo bawutwinjizamo gutya. Batangiye batwereka ko Yobu yari umukiranutsi, Yobu yari intunga, yewe yari ntamakemwa. Hanyuma bakatwereka mu isi y'umwuka Imana iri kumushima ko ari intungane koko. Hanyuma hakaba ikindi kiremwa cyitwa Satani. Uretse gato, ntutekereze ko ari Satani wowe uzi mu buryo bwawe wabyigishijwemo, kuko iri jambo bakoresha Satani mu Giheburayo ni Hashatan, bishatse kuvuga the accuser cyangwa se umurezi cyangwa se umushinja. N'ibyo gusa, umushinja. Wowe ntuhite ushyiramo ibyo utekereza. Uyu murezi wiswe Satani yaje kubwira Imana ati ariko se Yobu yego ni umukiranutsi, ariko se ubundi adakiranuka harabuzwa iki se gukiranuka? Wamuhaye byose, wamuhaye abana, wamuhaye urubyaro, wamuhaye amashyo, wamuhaye ubutunzi, yabuzwa n'iki kukubaha? Satani aravuga ati ahari umukuyeho ibyo byose wareba ko atakwihakana. Uko niko Imana yemeye ko Yobu ageragezwa
ndetse ibyo yari afite byose bikamukurwaho. Ibyo ni byo tubona mu mwinjizo w'iki gitabo guhera ku gice cya mbere kugera ku cya kabiri. Ariko uretse gato, hano twese tujya tugira ikibazo kivuga ngo kubera iki Yobu? None se ubu Yobu mu by'ukuri Yobu azize iki? None se ubu koko Imana ifite ubutabera cyangwa Imana irabera? Ubu se Yobu ntarenganye? Ibyo bibazo nawe uhita wibaza kuri iki gitabo cya Yobu, nanjye nakibaza. Nibyo tugenda tubona muri iki gitabo cyose, yaba inshuti ze zigenda zibaza, yaba na Yobu ubwe agenda yibaza, ndetse mu mwanzuro w'iki gitabo turaza kubona igisubizo cyaje kuboneka. Ibyo biratuganisha kuri iki gice cya kabiri, aho Yobu yaganiraga n'inshuti ze. Duhera ku gice cya gatatu cya Yobu kugeza ku gice cya 37. Aha niho tubona Yobu aganira n'inshuti ze. Muri izo nshuti za Yobu harimo Elifazi, hakabamo Biludadi, hakabamo na Zofari. Izo nizo nshuti eshatu Yobu yari agiye kuganira nazo muri iki gice. Hanyuma ariko hari ikintu abantu benshi tujya tumisinga cyangwa se tujya duhusha muri iki gitabo. Uti ni ikihe? Sinzi niba abantu bose bita ku tudetaye iki gitabo kiduhereza. Izi nshuti zose nta Mwisiraheli wari urimo, kandi twibuke ko muri iki gihe Imana yari yarashimye kwihishurira Abisiraheli. Bivuze ngo ayandi mahanga ntago bari bazi Imana. Mu yandi magambo, izi nshuti ze ndetse na Yobu ubwe ntiyari Umwisiraheli. Mu yandi magambo, yaba imyumvire ya Yobu ku Mana afite, yaba imyumvire y'inshuti ze bafite ku Mana, ni imyumvire itari yo. Iki kintu ndumva nagisubiramo, kuko iki gitabo abantu benshi ibi bintu ntago babyitaho. Ibyo bigatuma bagenda bafata amagambo amwe n'amwe ari muri iki gitabo bakayafata nk'ukuri. Yobu yavuga ngo Imana yankoze ibyo ishaka, Imana yagize gutya na gutya, gutya na gutya, abantu bakabifata nk'ukuri, nyamara ntibite ko aba bantu bari kuvuga ibitekerezo by'Imana batazi neza, kuko Imana yihishuriye ubwoko bwa Isiraheli, kandi aba bantu bose nta Mwisiraheli wari urimo. Mu yandi magambo, ibintu bari kuvuga ku Mana ni ibitekerezo bo batekerezaga, ntabwo bivuze ko ariko Imana yari imeze. Uti gute? Yaba Yobu yaba n'inshuti ze batekerezaga Imana muri ubu buryo. Icya mbere, bumvaga ko umuntu naba mwiza, Imana nayo imubera nziza. Umuntu naba mubi cyangwa agakora ibibi, Imana nayo imwitura ibibi cyangwa se iramuhana. Urumva iyo myumvire bari bafite ku Mana? Ibyo nibyo tugenda tubona inshuti ze zose zigenda zigaruka. Reka duhere kuri Yobu nyirizina kugira ngo banze wumve ko imyumvire yari afite ku Mana itari yo. Uti gute? Yobu atangira avuga ati, njyewe ndi umukiranutsi, nta kibi nakoze. Kandi koko igitabo gitangira batubwira ko Yobu yari umukiranutsi, yari nta makemwa, yewe yari imiseke igorora. Yobu rero bitangira avuga ngo nta kibi nigeze nkora, nta hantu nigeze ncumura, nta kiniki. None ni gute ibi biri kungeraho? Kuki ndi kugerwaho n'ibi bibi? Dore ikintu abantu batajya bitaho. Mu yandi magambo, ayo magambo Yobu ari kuvuga, avuga ngo niba nta kibi nakoze, ni gute ibi biri kungeraho? Mu yandi magambo, ari kugaragaza Imana ko ari injustice. Ari kugaragaza ko Imana yamurenganyije. Ari kugaragaza ko Imana ibera. Mu yandi magambo, Imana nta butabera igira, bishingiye kuri ya myumvire ya Yobu. Ariko tugendane neza kuri iki kintu, bishingiye kuri ya myumvire ya Yobu, kuko imyumvire ya Yobu n'inshuti ze bumvaga ko ukoze nabi Imana iramuhana, ukoze neza akabona ibyiza. Mu yandi magambo, Imana ikora bishingiye ku mimerere n'imiterere y'abantu. Uri kumva imyumvire bari bafite ku Mana? Nujya usoma iki gitabo rero, ujye umenya ko iyi myumvire ni imyumvire ya ba Yobu n'inshuti ze. Ntabwo bivuze ngo niyo miterere nyirizina y'uburyo Imana iteye. Ubwo hose Yobu tumushyize ku ruhande, inshuti ze zikaza ziti, oya Yobu wibeshye rwose, ahubwo byanga byakunda ufite icyo wakoze, witubeshya ngo uri umukiranutsi, ahubwo ufite ibyo wakoze. Ahubwo tubwiye ngo ibyo bintu wakoze ni ibiki?
wihane, uhinduke, Imana urebe ko itongera ikakugirira neza. Uri kumva ko yaba inshuti ze yaba na Yobu imyumvire yabo ni imwe. Imana iyo ukoze neza iraguhemba, wakora nabi ikaguhana. Yani magambo bari kuvuga ati oya Yobu wivuga ngo Imana yakurenganyije. Uri kumva, ahubwo emera ko wakoze nabi, none uri kubona ingororano z'ibyo wakoze. Sinzi niba iki kintu abantu bajyaga bagitahura. Yaba Yobu yaba n'inshuti ze bose bari mu gatebo kamwe. Ibyo byose ariko uko bashinjaga Yobu gutyo byamuteraga ishavu mu mutima. Ibaze wowe uri guhamya ko nta kibi wakoze, uri guhamya ko uri umukiranutsi, ariko ukabona inshuti zawe ziri kukwemeza ko hari ibyo wakoze. Ibyo byagiye bitera Yobu ishavu rikomeye cyane, bituma atangira kuvuga noneho n'akarimurori atangira gushimangira uburyo Imana irenganya. Reka nyemerera gusogongeze gato nk'amwe mu magambo ya Yobu yagiye avuga agerageza gushinja Imana uburyo Imana yagiye imurenganya. Reba nko mu gitabo cya Yobu ibice 27 ku murongo wa 2 tuhasanga amagambo agira: ndarahira Imana ihoraho ariyo yanyimye ibyari binkwiriye, n'ishobora byose yababazaga ubugingo bwanjye. Urimo urumva uburyo Yobu arimo arashinja Imana ko yakoze neza, bityo Imana yagakwiye kuba imuhereza ibyiza nawe, ariko noneho Imana iri kumuha ibyo adakwiye kandi ari umukiranutsi. Mu yandi magambo ari gushinja Imana ko iri kugira injustice, iri kugira kurenganya. Mu yandi magambo Imana nta butabera ifite. Wagize ngo nibyo gusa se? Iyo tugeze nanone n'ubundi mu gitabo cya Yobu ibice 16 umurongo wa 9 n'ubundi twongera kuhabona amagambo agira: yantanyaguje uburakari bwayo, indenganya yampekenyeye amenyo, umwanzi wanjye ankanuriye amaso. Noneho waba urimo urabona uburyo Yobu yagendaga ashinja Imana ko yagiye imurenganya. Urumva we yatangiye claiming uburyo cyangwa se yemeza uburyo ari umukiranutsi, bityo Imana yakamuha ibyiza, ahubwo Imana ikajya guha ibibi aho bantu nyine bakora ibibi. Niyo myumvire ya Yobu. Inshuti ze zikaza kumubwira ati have Yobu wishinja Imana ngo yakurenganya, ahubwo Yobu hari ibibi wakoze, none urimo urasogongera, urimo urasoma ku rwo wishigisha. Urumva ko yaba Yobu yaba n'inshuti ze bose bari mu gatebo kamwe. Hanyuma Yobu nyuma y'uko ibyo byose bimuteye ishavu n'agahinda, nibwo yavuze ati okay, ndajyana ikirego cyanjye noneho ku Mana. Ndajyana ikirego cyanjye ku Mana, Imana noneho aba ariyo iza ahubwo insobanurira uburyo indenganya kugeza kuri aka kageni. Bagize ngo Yobu se ntiyatanze ikirego cye? Yatanze ikirego cye ku Mana, aravuga ati noneho ahasigaye Imana nize tuburane nayo insobanurira uburyo indenganya. Ibyo ushobora kubona nko mu gitabo cya Yobu ibice 23 guhera ku murongo wa 3 kugera ku wa 5. Tuhasanga amagambo agira ati: iyaba narinze aho nyibona ndetse ngo nshyikire intebe yayo, nayitangira urubanza rwanjye rwose, akanwa kanjye nkakuzuzamo amagambo yo kwiraburira, nkamenya amagambo yansubiza kandi nkumva icyo yambwira. Sinzi niba urimo urabona uburyo Yobu yari kuvuga ati ariko nk'ubu Imana kuko yansobanurira iki? Imana yansobanurira ite uburyo indenganya kandi nkora neza? Wagize ngo Yobu se urubanza ntiyarutanze cyane rwose, yashinze urubanza aravuga ati ngibi birego. Ushobora kubibona mu gitabo cya Yobu n'ubundi ibice 31 ku murongo wa 35. Tuhasanga amagambo agira: iyaba yari yumvise, dore ngiki icyitegerezo cyanjye, ishobora byose ninsubize, nanjye mbone ibirego byanditswe n'umwanzi wanjye. Ngayo nguko Yobu ati ngiki ikirego cyanjye rwose. Mana ugomba kuza ukansobanurira. Gusa Imana itari yitabira urwo rubanza Yobu yayitumiyemo, haje inshuti ya Yobu yitwa Elihu. Uyu Elihu nawe twibuke ntabwo ari umwisiraheli, gusa iri zina rye ubona ko rikomoka mu Giheburayo. Elihu we yaje akosora izi inshuti ziwe ndetse na Yobu.
ati yazikosoye ate? Elihu yaraje aravuga ati icya mbere cyo tureke gutekereza ko Imana irenganya. Aravuga ati oya, Imana igira ubutabera. Icya kabiri aravuga ati tureke gutekereza ko umuntu ukora ibyiza ngo abone ibyiza. Oya, aravuga ati n'umuntu ashobora kuba akora ibyiza ibibi bikamugeraho. Imana ishaka ko wenda hari isomo yiga cyangwa se hari ibyo iri kumurinda byari kuzamugeraho ku hazaza. Urumva Elihu agerageza gukosora Yobu n'inshuti ze, ariko ikibazo Elihu ntago asubiza Yobu nyirizina kubera iki Yobu yaba ari kubabara noneho niba Imana ifite ubutabera. Gusa tubona ko Elihu arabakosora muri ubwo buryo asa n'uwakebura. Hanyuma kera kabaye Imana ikiyizira ikitaba urubanza Yobu ari kuyiregamo. Ubwo tuba twinjiye kuri iki gice cyacu cya gatatu. Ibi tubibona guhera ku gice cya 38 kugera mu bice 40. Ahangaha niho tubona Imana na Yobu batangira kuganira. Ubwo Imana ihagera imubwira ati sasa washoje urugamba. Ubwo Imana itangira imubwira ati aha, washoje urubanza, ngiye kukubaza nawe usubize. Imana itangira kumwereka isanzure n'ibirimo byose. Iharya mbamba isi wari uhari, kiraho isi, reba uburyo turi ku isi tutazi n'ikiyifashe. Ubundi isi ifashwe n'iki? Nta migozi ifite, nta hantu ifatiye. Imana yavuze ati kiraho isi wari uhari. Uzi uburyo izuba rirasa rikarenga? Uzi umuntu washyizeho ingabano z'inyanja kugira ngo amazi uko yakivumbagataya yose atarenga wagira ibyo yangiza? Donc Imana igerageza kumwereka uburyo isanzure rimezemo. Imana itangira kumwereka ishusho ngari. Ariko hano dushobora guhita twibaza, Yobu ko yabajije ibintu biri ku murongo bisobanutse, kuki Imana ibanza kumucisha muri ibi byose? Igisubizo kimeze gutyo. Wibuke ko ibibazo bya Yobu n'inshuti ze byaribazaga ati ese Imana ikora ite? Icya kabiri, ese uburyo Imana igengamo isi ishingira ku butabera cyangwa Imana irarenganya? Ibyo ni ibibazo inshuti ze zagiye zibaza. Baza kugenda babikoreramo amakosa bavuga ati Imana iyo ukoze ikibi iguhemba ikibi, wakora icyiza ikaguhemba icyiza. Donc bagiye berekana uburyo Imana igengamo isi bashingiye ku myumvire yabo. Hano rero Imana yamucishije noneho muri the universe, ibanza kumwereka isanzure ryose n'imiterere, donc ishusho ngari y'isi, kugira ngo noneho Imana imwereke uburyo igengamo isi. Uko niko Imana yatangiye kugenda imwereka isanzure, imwereka ibintu byose. Icya kabiri, buriya umuntu ubajije Imana, Imana ibuze umutima we, ibiza uburyo yakoramo imusubiza ku buryo uwo muntu abasha kuyumva. Mu yandi magambo, uru rurimi Imana yavugaga rw'isanzure n'ibiki, Yobu yararwumvaga kuruta uko wowe nanjye turi gusoma iki gitabo twaba tubitekereza. Wakibaza ngo Imana imubaza ibi byose Yobu yari yifashe ate? Si we washoje urubanza, ariko reba uburyo Yobu yari ameze. Mu gitabo n'ubundi cya Yobu ibice 40 ku murongo wa 4 tuhabona amagambo agira ati dore ndi insuzugurwa, nagusubiza iki? Nifashe ku munwa. Ngira ngo nawe urimo urabibona, wa muntu yaravuze ati uraza unsobanurire. Yari ameze gutyo, yumiwe ati ibintu navugaga nta makuru nari mfite. Mu yandi magambo, ururimi Imana yari iri kuvuga Yobu we yari ari kurwumva. Imana imubwira ati ikiraho ingabano z'isi wari uhari. Yobu we yari ari kumva icyo Imana iri kumwereka. Ndetse Imana ikomeza imubwira ati buretse urubanza ntirurarangira, kenyera kigabo ndacyakubaza. Imana ijya mu tudetaye kugera no ku nyamaswa zo mu ishyamba. Tuwoze uburyo inyamaswa zibyara, uzi uburyo ibintu byose bigenda. Donc Imana yamweretse the big picture, imwereka ishusho ngari kugira ngo Imana imwereke uburyo igengamo isanzure ryose. Igerageza kumwereka uburyo uburyo Imana igengamo isi birenze ibyo kuvuga ngo wakoze neza imuhembe neza.
uwakoze nabi imuhe. Ariko nawe ibaze Imana igiye guhemba abantu ibibi bakora, ese ubundi njye nawe twaba tugihari? Urumva ko Imana yegereje kumwereka ishusho ngari ibirenze ibyo watekereza, igera no ku nyamaswa zo mu ishyamba. Nawe wakibaza ko abantu barya inyama buri munsi, kuki inyamaswa barya zidashira? Kuki inkoko zidashiraho? Kuki ihene zidashiraho? Kuki inka zidashiraho? Donc Imana imwereka utudetaye n'utwo wataye agatekereza kugira ngo Imana imwereke ishusho ngari. Ndetse ugenda ubona ko Imana igenda imwereka ko kuva Adamu yacumura isi yabaye corrupted, ariko no muri iyo corruptness hagenda habamo ibintu biri weird, ariko Imana byose ibibibona, ibiri maso, ndetse uburyo igengamo isi ni uburyo bw'ubutabera, justice, ariko bishingiye ku cyo Imana iri cyo. Urumva njye nawe igisubizo Imana yahaye Yobu twebwe gishobora kudusiga, ariko Yobu wabajije ikibazo Imana yo yari izi uburyo iri kumusubizamo, kandi ubwo buryo nyine Yobu yumvamo. Urumva nkanjye Rusangiza, njyewe nize ibintu bijyanye n'ubuvuzi ndetse n'ubuzima. Imana ishobora kuza kunsubiza ikanjyana muri siyansi, ikambwira ati ariko ubundi uzi uburyo umutima w'umuntu ukora, uzi blood cells ziri mu maraso y'umuntu, uzi uburyo indwara ispreadinga mu mubiri w'umuntu. Nkanjye nk'umuntu wize ibintu bijyanye n'ubuvuzi njye nabyumva, ariko nk'umuntu wize construction akajya avuga ati ariko se kuki Imana iri kumubwira ibi bintu? Ariko njyewe nyirizina nka Rusangiza, kuko ari ibintu nize nsobanukiwe, njye naba ndi kumva icyo Imana iri kuvuga. Ni muri uwo mujyo Yobu we yari ari kumva icyo Imana iri kumubwira. Imana imubwira ati ukiraho isi wari urihe? Yobu yari afite ubumenyi kuri ibyo bintu, yari ari kugenda abonamo ibisubizo by'ibintu byose yari ari kwibaza. Kugira ngo byumve umusozo w'iki gitabo tubona mu bice 42 tubona Yobu afata umwanzuro. Abantu benshi basoma iki gitabo ariko ntibaze ku mwanzuro nk'uwo Yobu yajeho. Abantu benshi basoma iki gitabo ariko ntibabone ko Yobu imyumvire yatangiye afite yewe n'inshuti ze ageramo hagati imyumvire igahinduka. Mu yandi magambo, igisubizo Yobu yahawe, Yobu we nyirizina byaranyuzwe. Nk'uko tubona umwanzuro wa Yobu ndetse yihana mu gitabo cya Yobu nyirizina, ibice 42 ku murongo wa 3 ugasimbuka ukajya ku murongo wa 5 ugakomeza ku murongo wa 6. Aho tuhasanga amagambo agira ati: nicyo cyatumye mvuga icyo ntazi, ni ibintu byandenze bitangaje, mbivuga ntabizi. Ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakureba. Nicyo kinteye kwizinukwa nkaba nihannye, nigaragura mu mukungugu no mu ivu. Uretse gato ndagira ngo tubwizanye ukuri, ese abantu dusoma iki gitabo cya Yobu twaba tuza ku mwanzuro nk'uwo Yobu yajeho? Aho Yobu yavuze ko ibyo yavuze mu gitabo cya aya magambo abantu benshi bakoresha ngo yo gukomezanya, ngo yo kugira ute, ese abantu baba baza kuri uyu mwanzuro aho Yobu yabonye ko ibyo yavuze byose mu gitabo cyabanje yabikoreshejwe n'ubujiji, yabikoreshejwe no kutamenya Imana, ndetse akomeza avuga ko yari yarumvise Imana ariko atarayibonera. Yagenderaga ku byo yumvise, yagenderaga ku buryo we yumva ibintu, ariko atari yahura n'Imana ubwiwe ngo yisobanukirirwe icyo Imana iri cyo n'uburyo Imana iteye. Ese twaba tuza kuri uyu mwanzuro nk'uwo Yobu yajeho? Aha rero tubona ko igitabo gisoza Yobu byihanye, akavuga ati rwose mpinduye imitekerereze, natekerezaga ibintu uko bitari. Natekerezaga ko umukiranutsi akwiye kubona ibyiza, natekerezaga ko uwakoze nabi Imana ikwiye kumuha bibi cyangwa se Imana ikamuhana, ariko noneho uyu munsi ndihanye, mpinduye imitekerereze. Ndetse igitabo cyacu kiza gusoza tubona Imana isubije Yobu bya bindi byose yari yarabuze, ibimukubiye kabiri, akongera akabona urubyaro, akabona amashyo, yewe akabona n'ubutunzi, bikubye inshuro ebyiri. Ariko icyitonderwa, ntabwo Imana ibimuha kuko Yobu abikwiriye, ntabwo Imana ibimuha kuko Yobu ari umukiranutsi, ahubwo Imana ibimuha
nk'ikimenyetso cyo kumwereka ko Imana itanga bitewe n'ikiricyo. Imana ikora bitewe n'ikiricyo. Ntabwo Imana ikora ishingiye ku byo twakoze, ngo uwakoze nabi ngo Imana imwiture ibibi, ngo uwakoze neza Imana imuhe ibyiza. Oya, dore ko na Bibiliya itubwira ko Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Mu yandi magambo, icyo ikora gishingira ku kiricyo, ntabwo ishingira ku byo abantu bakora. Iki si igitabo cyiza? Iki ni igitabo cyiza cyane, iki ni igitabo kiryoshye. Nawe ushobora kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye, ngo ese kuki biriya bimeze kuriya, ese kuki bari abapfa, ese kuki impanuka zibaho, ese kuki tubona ibiza, ese kuki tubona indwara, ese kuki. Iki gitabo kitugarura ku myumvire itubwira ngo tureke Imana ibe Imana, ahubwo twebwe tuyigirire icyizere, kuko Imana ireba ishusho ngari irenze ibyo twe twatekereza. Izo zari incamake z'igitabo cya Yobu. Tubonane mu yindi video.